Bana bato mwese mu Rwanda muraho, nimuze twibyinire injyano y'akanyamanza gakondo yahozeho kuva kare kose. Nje Barafinda Sekikubo Fred ndi kumwe n'umuhungu wanjye Rwabarafinda Baby Stone. Nanone turi kumwe na Beizo producer uturuka muri Big Jam Studio. Bana banjye kubera kwiga ari ukwigana, nimukomerezaho bose ku isi bazabigireho. Bana muranshimishije pe rwose, mwiganye Barafinda koko birakwiye, mukomerezaho. Inyamanza kuva kare kose yahoze ari inyangamugayo, ikindi ni inyamahoro. Banyarwanda twese twigire ku kanyamanza, duhanahana amahoro arambye muri twese hamwe mu Rwanda hose. Barafinda ni umusaza w'ukuri w'umuhanuza jambo. Utunyugunyugu tw'amabara meza, icyama ngo tuza kugira inshuti nkatwigisha gusoma, kubara no kwandika, kuko Barafinda yabitwigishije. Agatambaro k'umwana karigenga ko karahise, kahise kajya he kwa Barafinda mama we, kajyanywe nande n'umuhungu we Rwabarafinda Baby Stone. Beizo the baddest producer.